navutse mfite ikibazo cy'uburema. Uburema rero naravukanye ndawukurana kugeza ngeze mu myaka 14 nari nyikambakamba uri mu byaro urugendo rurerure. Nari nyikambakamba nk'uruhinja, natangiye guhagurukira ku myaka 14 n'igice ikaba ka 15 nibwo natangiye gukomera kwiga kugenda. Rero nakwipanaga n'abapolisi n'abasirikare ndi kuri wari ikiro cy'ubugari. Nari ikiro cy'ubugari. Naguze amabuye ya radiyo mashasha ndayajya ariko numva narabya aranyoza, mbona azanye amavuta meza, mbona asutse mu mutwe, aransiga aranogereza, ngiye kubona mbona nkoze ku maso, mbona ndakeye, ngiye kubona mbona nyambitse undi mwambaro, anyambika umwambaro w'umwenda w'umweru rwose, akabera tuzatabara. Amen. Amen cyane. Ariko Janvier, hari ibintu wakomojeho abantu babisobanukirwa neza. Tunyuramo muri makeya urugendo rwawe rwo guhaguruka ukava muri aho hasi ukubaga akabono, wavuze ko kandi utavugaga, waje kuvuga ute mu ncamake y'urugendo. Ni gute ubona umuntu w'akarema haguruka, byabaye ibitangaza by'Imana, byabaye ibintu nyine biba wenda bikaba mu bukererwe. Uyu munsi ubwo bimeze bite? Ubundi bwo uragenda abantu bari kubona wicaye, ariko se uragenda birakunda? Tunyura muri makeya. Nambaye inkweto mfite imyaka 17. Nibwo bwa mbere wambaye inkweto? Nibwo bwa mbere nambaye inkweto. Nongera kwambara inkweto rero nyizwa ngeze ku myaka 20. Ikaze abakurikiye YouTube channel yitwa Umurunga w'Ukuri, turabashimiye cyane ko mwaduhisemo uyu munsi. Tumaze iminsi myinshi tugusengera kugira ngo uyu munsi uri hano hantu wumve iby'Imana ikora, wumve ineza n'imirimo ya Data wo mu ijuru, wongere gusubizwamo ibyiringiro. Twebwe twitwa Umurunga w'Ukuri, ngiye gusuhuza nitwara imansi dushimye. Kuri YouTube yacu tuvuga Imana, iyo dukora nivuga butumwa tuvuga Imana, dusoma ibitabo. Bamaze kudusura mbere murabizi, twasomye igitabo cyitwa Hishurirwa riva ku Mana ku bigendanye na Gehinomu, abantu benshi bamaze gukirizwa muri cyo. Dusoma igitabo cyitwa Abasekuruza n'Abahanuzi. Twatangiye kandi gusoma igitabo cyitwa Healing Wounds of Sexual Addiction, ni igitabo kivuga ibigendanye no gukiza ibikomere biterwa n'ububata bw'ubusambanyi kandi mu itorero. Mu magambo make yo tuvuga Imana. Rero nshuti yanjye ndakurarikira kudukurikirana, utarakora subscribe kuri channel yitwa Umurunga w'Ukuri, uyu munsi ukande ukazogera kuri subscribe, buri munsi ubire notification urebe video nshya yagezeho. Uyu munsi rero tugize mu gace kitwa iby'Imana ikora. Mu gace ka none tukaba tugiye kwakira umuvuga butumwa, ni umukozi w'Imana, ni umuntu Imana yahamagaye. Ubuzima bwe ni ishuri, ubuzima bwe ni urugendo rutari rworoshye, ni urugendo rwarimo urusobe, inzitizi, imbogamizi nyinshi zikomeye, ariko Imana yamukuyeyo. Niyo mpamvu uyu munsi turi kuvuga iby'Imana ikora biradutangaza. Reka rero mwakire atangira twibwira, tubwire muri makeya ninde, ni muntu ki, kugira ngo tuganire tuziranye tubashe kumenyana. Ikaze mutumisha. Murakoze cyane. Mbere na mbere banze kubashima ku bikizere mwatugiriye ino channel yanyu Umurunga w'Ukuri. Amazina ni Hagenimana Janvier, ndi umukristo uturuka Kacyiru Kanserege, ni naho noye. Ndi umusore Imana yagiriye neza. Yego Janvier, urakoze cyane. Tubashe kumenya ko ari umukristo wa Kanserege ya kabiri. Ese hari umurimo waba ukora mu itorero kugira ngo tubashe abantu barushaho kukumenya, niba hari n'abantu bazi Kacyiru babivuge batuye umuntu yahamagaye muri iki gisata cy'umurimo? Nakubazaga niba hari umurimo waba ukora mu itorero, imirimo myinshi mu itorero, ababaririmbyi, abadiyakoni, abavuga butumwa mu itorero muri ADPR Kanserege, waba ukora mu murimo? Murakoze cyane. Umurimo nkora aho ngaho Kacyiru, ndi umuririmbyi, ndirimba muri korali yitwa Yerusalemu. Yego, urakoze cyane. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze, ni Janvier ugiye kutuganiriza, ni Janvier ugiye kutubwira iby'Imana yamukoreye. Ariko mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge
twinginga Imana kugira ngo umwuka wera ayobore iki kiganiro, ayobore ubuhamya, ntaba ari twebwe ahubwo imitima iza gukurikirana iby'uru rugendo, umutima wawe, umutima w'abantu bari mu Rwanda, umutima w'abantu bari hirya no hino ku isi baze kongera kumva bubakizwa. Reka rero ntangire musengera kugira ngo Data wo mu ijuru abane nawe, ubundi dukurikirane ubuhamya bwe. Uri Imana yera kandi urakiranuka, uri Data wa twese turi mu ijuru, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko uyu munsi wemereye mwene Data akagera kuri YouTube cyane yitwa Umurunga w'Ukuri. Tugushimiye kubw'imirimo ikomeye wakoreye Janvier, ariyo tugiye kumva uyu munsi wa none. Nyemerera Janvier umwuka wera mubeho, Janvier yuzuzwe imbaraga, yuzuzwe gufashwa ubuntu n'umwuka wera mubeho kugira ngo ye kugabanya kandi ye kongera, ahubwo ibyo aza kuvuga wamukoreye bize gutuma umuntu ukiye, umuntu cyumva ari muri ubu bubata, ari muri izo ngoyi z'umwana Satani, yongera asubizwamo ibyiringiro, yongera agira imbaraga mu bugingo. Ndasenze kugira ngo rero umuntu wese udukurikiye nawe umugenderere cyane, yongere kumva afashijwe, yongere kumva agira imbabazi nawe. Tugusabye twizeye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wa Yesu Kristo, amen. Yego, tumaze gusenga Imana, tumaze kwiringiza Umuremyi. Ndagira ngo Janvier atangira atubwira, Janvier yatubwiye ko ari umusore, ariko nadusubiza inyuma gatoya. Janvier wavukiye hehe, mu muryango umeze gute, w'abana bangahe, tubashe nanone kukumenya gatoya mu mabyiruka n'amakuru yawe. Murakoze cyane. Mvuka ubusanzwe ntabwo navukiye Kacyiru, iwacu kavukire n'ubundi ni Gasogi, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Mvuka twavutse turi abana 5, ariko ubu muri uyu munsi nanone turi abana 4. Njye muhungu mu bakobwa 3. Mvuka bwari urugendo rurerure, navutse mu buryo bitangaje ariko nanone bishimishije ababyeyi. Navutse nk'abandi bana ku mezi 9, ariko nyuma nza mu bundi buryo butangaje kuko navutse mfite ikibazo cy'uburema, ariko ngira ikindi kibazo nanone, mvuka nazi data ariko mbona mama gusa. Mama niwe wanyitayeho mu minsi yose, angirira igisabwa cyose umwana agomba gusaba, yarakimaye, anyitaho siyarambirwa. Yego, urakoze. Uravuze ngo wavutse mu buryo budasanzwe, uvuka ufite uburema. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese Janvier afite uburema bwoko ki? Ikindi ukomeje kuri ko wavutse ubona mama wari wenyine uhari, ese ntabwo papa wawe bari barasezeranye, yari afite undi muryango, byari bimeze bite? Wadusobanura twabasha gusobanukirwa. Navutse papa ntawe uriho, yitabye Imana, sinigeze mumenya muri makeya. Uburema rero naravukanye, ndabukurana kugeza ngeze mu myaka 14. Nari nyikambakamba, urumva byari urugendo rurerure. Nari nyikambakamba nk'uruhinja, natangiye guhagurukira ku myaka 14 n'igice, ikaba ka 15 nibwo natangiye gukomera, kwiga kugenda, nibwo natangiye gukomera. Ibyo bintu birakomeye kubyumva mu masegonda 2 cyangwa 3. Urumva kuva abana baravuka iminsi 1000, umwanya akaba yamenya kugenda, akaba yamenya kuvuga, ariko uti ku myaka 14 nibwo wabashije kumenya gukambakamba, kumenya guhaguruka no kugenda. Turashaka kudusangize none urugendo muri iyo myaka 14, utazi papa wawe wari ubaye gute, ese aho wari utuye abanyarwanda bakwakiraga batabaturanyi bawe, ubuzima abandi bana muri iyo myaka bari ku ishuri, wowe byari bimeze bite? Dusobanurire. Murakoze cyane. Mu myaka 14 nyikambakamba cyangwa niga kugenda, byarangoraga kwisanga mu bandi bana cyangwa mu bandi bantu, kuko ubwanjye nabaga numva mfite ipfunwe. Nubwo nari nyimeze nkaho nyiri hasi, ariko nari mfite ubwenge, narumvaga, ariko hagati aho ngaho nabasha kuvuga,
cyangwa nabasha gusubiza kugeza aho niza guhagurukira ngeze mu myaka 16 nangiye gukomera neza cyane. Maze gukomera mu myaka 16 nibwo natangiye gusobanukirwa impamvu y'ubuzima bwanjye nanjye kwiyakira, ariko nanone sinakwiyakira mu bandi kuko naga mfite ipfunwe ryo kujya mu bandi. Wumva rero ntabwo abantu bakunze kunyisanzuraho cyane kuko batakunze kumbona. Cyese umuryango wanjye bamwe na bamwe bambaye hafi kuko ari bo twabana. Urugendo rwo guhaguruka rwabaye rurerure. Mu myaka hasi ya 13 nagendeshaga ikibuno. Kibuno ukamba kampuruza kabona cyane. Byari bigoye. Ariko nkumva ikintu uvuze. Ukumva umuntu aravuze kasobanukira uti umuntu avuze iki. Yego. Ariko nimbashe kuvuga mu musubize kuko nari imeze nk'ikirajya aho ngaho. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza uko biri kose abavandimwe bawe bari bazima. Ese bo bakwakiraga bate? Bagufata nka mukuru wabo, murumuna wabo, se niba wari mukuru cyangwa wari mutoya, wabonaga nyine bo bakwakiriye bate? Mama wawe ko biri kose amagambo yari menshi, byari bimeze bite? Ese nta magambo yamamubwiraga, amagambo y'ukoza soni we nango kujugunye cyangwa yari bimeze bite? Mama wawe yakwakiraga ate abavandimwe bawe muri iyo myaka ngamo banyabati? Urakoze cyane. Uburyo banyakiraga abavandimwe banjye nabo bari bariyakiye bite nuko bambona. Umubyeyi we ntabwo yabura kumva amagambo, ntabwo byari kubura. Nk'ingero z'amagambo yumvaga byagameze bite? Urugero nk'uburyo yumvaga amagambo y'icantege, y'incamugongo. Yabonaga kuko nta kintu nzamara, nta kintu nzakora. Fata kuva ku kwezi kwa mbere ukivuka kugeza mu myaka 14 utakambakamba. Urumva amagambo bari menshi cyane n'ibicanege. Ariko umubyeyi ndamushimira hari mu ijuru, yagiye abyihanganira, yanyakiye uko ndi, uko yambye yariyakiye. Umubyeyi wawe nawe yaje gutaha? Umubyeyi wanjye ntabwo akiriho. Ngeze mu myaka 18 aho namwifuzaga, aho yaranyeneye nawe, hani nari nangiye guhaguruka cyangwa nangiye kugenda nkomeye, nibwo yahise yitahira. Urashaka kuvuga ko watangiye kumenya gukomera kugenda ku myaka 18? Yego. Hanyuma ubuzima bw'ishuri, tubona abana bafite ubumuga, hari ibigo bibashinzwe bajya muri za école de Gatagara, hari ibigo bishinzwe kwakira abantu bafite ibibazo by'ubumuga. Ese wowe mu buzima bwawe bw'ishuri byari bimeze bite muri iyo myaka? Urumva umwana mu Rwanda imyaka 7, umwana bagiye ku ishuri. Umuntu udukurikiye ashobora kwibaza bati se Janvier we n'ishuri byameze bite? Wigeze ubasha kugera ku ishuri? Wabashe kumenya gusoma no kwandika? Abandi bana mwanganaga muri icyo gihe cy'iyo myaka yawe bo byari bimeze bite? Wowe wiyumva gute? Murakoze cyane. Urugendo rw'ishuri ndabyibuka neza, babanje kunjyana aho bita Katagara kugira ngo babashe kuma ingingo cyangwa kungorora, ariko birananirana. Basanze akaguru kari gakomeye. Ngeze muri iyo myaka 15 nibwo natangiye kujya ku ishuri. Urugendo rurerure, ariko nabwo haraho najyaga nkananirwa. Rimwe na rimwe abantu b'inshuti n'abavandimwe bakantwara mu maboko cyangwa bakamubusada bwo kungeza mu rugo cyangwa bwo kugeza ku ishuri, bakantsindagiza. Ntabwo urugendo naje gukomeza kwiga kuko byarangoye. Naje kuyacicirizamo hagati, sinakomeza ku ishuri. Ubwo warigize mu makangana? Urakoze cyane. Nari ndangije umwaka wa mbere secondaire. Nakutari wagize? Nari nagira. Nakutari wagize. Hanyuma hari akantu komojeho ngo bagutwaye Gatagara. Bise bintera kwibaza, ukiri umwana wavutse ufite burema,
ese umuryango wagerageje kukuvuza uburema wari ufite watubwiye ko utabasha kugenda no guhaguruka urumva ni ibintu byaje mu gihe umwana amaze kugira amezi runaka ese ingingo zawe zari zimeze neza mbere yuko iyo myaka yo kugenda igera ese iwanyu bagerageje kukuvuza wenda biranga yego urakoze cyane bagerageje kumvuza ariko nyuma byaranze kubera iki byanze basanze ingingo z'akaguru zikomeye bisaba yuko namarayo imyaka myinshi kugira ngo banyiteho bitewe n'ubushobozi nanone twari dufite burabura ni ukuvuga bagiye kuvuza batinze bagiye kumvuza batinze hanyuma ubushobozi burabura hanyuma uti ujya ku ishuri biragorana abantu benshi igihe tubona iyo bafite ibibazo bamwe bariheba ukabona nta kintu bamaze mu buzima wowe wumva ufite icyizere cy'ubuzima nk'umujeni imyaka 15 niga abasore batangiye gusobanuka kwambara neza warakuraga nk'abandi bana uko bakuraga wumva ufite icyizere wumva ubuzima kibukunze urakoze cyane rimwe na rimwe ubuzima numvaga mbukunze ndimo ariko nanone nakwirebaho nareba n'abandi uburyo bameze neza cyangwa bateye neza wumva nanone ngize ipfunwe numva ubuzima bwanjye nanone buradindiye busubiye hasi bitewe n'imitekerereze ariko ndashima Imana ko nyuma naje kwiyakira numva ko ubuzima butarangiye ahubwo bukomeje. Urakoze cyane. Hanyuma mu myaka 14 n'itanu nibwo watangiye kumenya guhaguruka kuri 18 mama waragenda hari ibintu tuzi abasore abakobwa n'inkumi hari imyaka y'abadolesa imyaka abantu bageramo bagatangira kugira ibintu bararikira ukobwa bagatangira kurarikira ibishuko biri hanze hano wenda wowe nibwo wari ugikiruka nibwo wari ukiva mu bwana ariko imyaka yari imaze kwiyongera uko wari ufite ubwenge muri icyo gihe rero muri icyo gihe mu bishuko bitwara abandi basore hari ibyo wigeze wowe wisangamo? Urakoze cyane ntabwo ibishuko byabura nabona babaje ni nkatwe b'urubyiruko ibishuko biba ari byinshi cyane ngeze mu myaka 18 urumva nari natangiye gukomera nagenze neza nanjye no kuvuga ikinyarwanda ariko kitumvikana ibishuko nabyisanzemo nanjye nabyisanzemo bya bindi by'abasore nabyisanzemo. Waduha nk'urugero rw'ikintu cyakuyobeje? Ikintu cya mbere cyanyobeje urumva naje maze gutakaza umubyeyi kuko niwe numvaga ari hafi yanjye nahise niheba numvise nsubiye inyuma numva ibyishimo byanjye nabimarira mu byaha ikintu nakoze numva cyane cyambase ni ugucoma icyo bita kunywa urumogi. Unywera urumogi? Janvier unywera urumogi? Bana nanyweye urumogi. Ubu za mvugo zo ku mihanda nawe waba uzi kuzivugaho? Mva mwana si ibyo nguko tukijijwe Yesu yagiye atubatura mu kanwa yego ariko mu biraro nakwepanaga n'abapolisi n'abasirikare ndi kuri buri. Uri kuri buri? Ndi ku rumogi nabaga nashiriye. Muri icyo gihe mama wamaze gupfa abavandimwe bawe nibo musigaranye wenda ni bashiki bawe cyangwa ni basaza bawe ntabwo dusobanure neza noneho utangiye ingeso zo kunywa amatabi utangiye ingeso mbi mwari mubanye mute abo bagusigaranye urumva rutaranakomera neza bakwakiraga bati? Urakoze cyane bashiki banjye bo bashatse kera muri iyo myaka nyiri hasi nawe nyifite umubyeyi sibye mushiki wanjye nkurikira twakomeje kubana akomeza kunkurikirana nk'umubyeyi wanjye ahari ndamushimiye ndamukunda nukuri. Sister I love you Jesus I love you ndagukunda cyane. Mushiki wawe yitwa nde? Musuhuze akurikiye mu runga gukura. Sister aho ndahangaha ku murunga w'ukure ubaye uri kunkurikira wumve ko ngukunda urukundo ruhambaye. Yitwa nde? Muvuge amazina ni yitwa Mukanabangira Florence. Mukanabangira Florence rwose imirimo wakoze wagize neza kwitangira umuvandimwe wawe Janvier ahageze agiye kutubwira urugendo rwe rukurikira ariko aragushimira cyane n'ukuri Imana y'amahoro ikomeze guhumugisha. Hanyuma byari bimeze bite byo muri ubwo buzima yakwakira gate nyine uri umuntu w'itabi niba nanyweye inzoga nabyo simbizi
mwari mubanye gute muri ubwo buzima yakugiraga izihe nama? urakoze cyane. Ahantu natangiye nkubwira ati mushiki wanjye yambereye byose, yabaye nka mama aho atari, yambereye byose. Ndi muri ubwo businzi, muri ubwo burara bw'itabi, yariyaciye ariko akajya ngira inama, ariko urumva umuntu wararutse ntabwo aba akifite urutangiriro. Ariko yakomeje kumbungabunga, angira inama zishoboka zose nk'umubyeyi, kandi ati musaza wanjye ibyo urimo ntabwo ari byiza, kuko we yaranakijijwe, we yarakijijwe kuva mu bwana bwe, yarakijijwe ari umukirisitu rwose, na n'ubwo aracyakijijwe kandi urugendo ararukomeje, arakijijwe. Hanyuma Janvier, tugiye dukurikirana abantu banywa amatabi, ibyo bintu wavuze by'urumogi, abantu benshi babinywa ni abantu bakunze kuba barya cyane, ni abantu bose bari ba bon appétit niko nabivuga. Wowe noneho muri urwo rugendo rwawe, mama wawe yagiye, abavandimwe bawe ntibagihari, ibyo kurya ntabwo wigeze ugira ubusambo n'umururumba byo kurya, ese byabaga bihari? Nta kibazo byatezaga mu mibanire yawe na mushiki wawe muto mwabanaga? Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Ku muntu wanyweye urumogi byo ararya, arafungura. Ku muntu wanyweye urumogi si wabona n'ibimuhagije cyangwa byuzuye ikifu cye. Ariko ndashima Imana yaramfashije mu byo twatekaga, mu byo twabaga dufite twarabisangiraga, ariko nkanyugwa rwose, nkumva ndishimye n'abakwishima. Ntabwo yigeze amenya ko nkoresha urumogi, nubwo nari umurara wo hanze, ariko mu rugo neraga imbuto nk'umwana wo mu rugo warezwe. Ariko se nta bitendo waba warigeze gukoraho wenda ku munsi umwe wafata nk'agasafuriya k'ibyo kurya kahuranye, nyine nk'umuntu wanyweye itabi akagira inzara, akagira ikintu cy'igitendo waba warakoze nyine nk'umuntu wamaze kubatwa n'itabi? Urakoze cyane. Uyu mushiki wanjye akimara kubona urugo, akimara gushaka, urumva nahise nsigaye mu yindi situwasiyo, nasigaye ndi njyenyine. Urumogi rero nibwo nabonye kwisanzura, n'abarara mbazana mu rugo, nawe urabyumva, tukajya dusinda, tukajya muri swingi zikaze, unywa n'amayoga bya hatari. Twari abasinzi bese, twari abanyamwuga. Abanyamwuga mu kunywa amatabi, mu gusinda. Urumva urumogi aho ngaho rwarageze rurambata kuruta inzoga. Kuko urumogi urumva narukoreshaga 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita, na nimugoroba ngiye kuryama. Urumva nageze aho nkoresha noneho ibiryo byinshi, bya biryo nakoreshaga byabaye ntabwo byari bikimaza. Urumva nari ngeze aho nitekera. Washaka kujya nk'umutsima ungana iki? Nusu, akarobo? Oya, natekaga ikiro. Ikiro cy'ubugari? Kuko anyway, n'abadayimoni ubugaburira buye. Oya, bivuge neza. Wari ikiro cy'ubugari? Nari ikiro cy'ubugari. Kandi ndagira ngo utangarize buri inusu n'irobo y'agahunga ni nyinshi cyane ku bantu 3 cyangwa 4. Yego. None tugeze muri no Kigali ni abantu 5. Yego. Urumva n'umuryango wose. Ariko inusu n'irobo nayipigaga turi nk'abantu 2. Ariko nabwo nkumva nanone sinyuzwe. Kwera gahunda y'urumogi ni ukurya. Kuko ubugabura barabadayi, n'abadayimoni uri kugaburira. Ntabwo ari uyu jambe nabaga ndi kugaburira. Yego. Ahubwo abari mu imbere muri njye nibo bafungaga bro. Ese uvuze ku kintu cyitwa abadayimoni, bintera kwibaza. Kenshi iyo tubonye abantu mu Rwanda bafite ikibazo cy'ubumuga, usanga abantu bavuga ngo uriya muntu baba bafite abadayimoni, baba bafite abarozi, baba bafite amagini, bakumva yuko ibyo bibazo urimo ubwo baturimo ubiterwa n'imizima yo mu muryango wanyu. Ntago ayo magambo yigeze azamuka, abantu bajye bagushinja ko mu muryango, mu isoko yanyu mukomokamo ibyo bintu mwaba mubifiteho? Urakoze cyane. Ntabwo abantu babura kubivugaho cyangwa kugira umungenge, ariko ndagira ngo mbatangarize, hari ukuvuka ku bushake bw'Imana ari ukwikuremye. Ariko nanone hari no kuvuka bitewe n'uko mu bisekuru by'iwabo baterekeraga. Ariko twebwe
oya byari bimeze neza mu miryango ahubwo navutse uko nguko mu bushake bw'Imana ni ubushake bw'Imana kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki imirimo y'Imana yigaragarize muri njye. Uyu munsi umuntu udukurikiye ari Gasogi aho Janvier yavukiye ashobora kwibaza ati se Janvier usigaye uri Kacyiru noneho ni muntu ki? Mbere ko tugera kuri Janvier ni muntu ki twatanye tuvuga ngo turi kumwe na Janvier umuvuga butumwa, noneho Janvier umunywi w'itabi, Janvier ukirutse umuga, Janvier yaje guhura ate na Kristo, yaje kumenya Imana gute, urugendo rwe byanyuze mu zinzira? Urakoze cyane. Urugendo rwo gukizwa rwari urugendo rurerure ariko nanone mu bushake bw'Imana bworoshye. Ukuntu naje gukizwa ndabyibuka neza cyane. Nari mvuye ku ishuri nkoresha urumogi. Maze gukoresha urumogi numva nihebye nza gukora umurimo w'abantu benshi bakunda gukora ariko atari mwiza nanone. Bakangura ati uwo murimo wawureke, ni umurimo wo kwiyahura. Wagerageje kwiyahura? Nagerageje kwiyahura. Byari bimeze bite muri iyo situation kugira ngo wumve hari habaye iki nyine gituma wumva ko ugomba kwiyahura? Tubwire umuntu udukurikiye uri Gasogi, uri Kacyiru, uri mu Rwanda hirya no hino, uri hanze y'igihugu, yibaze uyu mwana wari uvuye mu buzima usa nkaho avuye mu buzima bwari bugoye, yatangiye kumenya kugenda, ibyiringiro byo kubaho biragarutse, icyizere cyo kubaho kiragarutse, ugiye ku ishuri nk'abandi bana, none n'iki cyabaye gituma wumva ugomba kwiyahura? Ikintu cyatumye niyahura ndabyibuka neza cyane. Navuye ku ishuri nekereza ubuzima ndimo, nekereza imibereho ndiho, si uko nari mbuze ibyo kurya oya cyangwa icyo kunywa byari bihari, ahubwo natekereje ubuzima bw'uko mbayeho ndi imfubyi, nkareba abantu nkabona abantu sindi kumwe nabo, numva ngize umubabaro n'agahinda, nakwibuka umubyeyi wanjye aho nari ngeze aho mwifuza cyangwa aho mukeneye. Narebaga n'urwego ngezemo, nangiye kugenda neza, nanjye no kuvuga nakabaye mvugisha umubyeyi ngamusuhuza akanyikiriza, ngamusekesha akansekera, handi yabaga yishimiye nk'umwana we. Ibyo byose ndabikurura ndabitekereza, numva imibereho yanjye iri hasi, numva ngize agahinda ko kwiyahura. Warabigerageje se cyangwa warabitekereje gusa? Urakoze cyane. Narabigerageje, naguze amabuye ya radiyo mashyashya ndayarya ariko numva ntacyo amariye. Wariye amabuye y'iradiyo aya ngaya twita tijeri? Numva ntacyo amariye. Muri iyo minsi nari maze iminsi nsaruye ibishyimbo, nari umuhinzi. Nari maze iminsi nsaruye ibishyimbo, naguze kiyoda bahungiza ibishyimbo kugira ngo tuba dusimba tumungisha ibishyimbo tupfe. Aho kugira ngo mungire ibyo bishyimbo usanga ari njye wihungiye. Iyo kiyoda ndayinywa. Urayinywa? Kubera itabi? Kubera itabi. Wari inyweye kiyoda kubera itabi? Narayinyweye cyane kubera itabi. Ariko ngeze mu gihe cyo gupfa, muri make narapfuye. Warasambye uzana urufuzi cyane. Nazanye urufuzi, inyama mu nda zitangira gukatagurika. Handi rero umuntu aba yapfuye yasinziye, nibwo nagendeye n'umwami. Nibwo nagendeye n'umwami mu bicuku bya nijoro, nko mu saa 7 n'igice bisatira saa 8. Ndabyibuka nari nagerageje kwiyahura ari kuwa 4. Yari kuwa 4. Ubwo nagendaga n'umwami yasanze muri ubwo buzima, mbona amurukiye ibyo nkora byose, mbona urwo rumogi arunzanye imbere, azana izo nzoga za kanyanga, ibintu byose by'ibyaha bya nakoraga mbona bije imbere yanjye. Ese Janvier, umuntu ashobora kwibaza, wagenderewe n'umwami, ntabwo wari usanzwe usenga, hanyuma uwo munsi wari wagerageje kwiyahura, wari wanyweye za kiyoda, wari urimo urabira urufuzi, wari uri mu nzu ya wenyine, nta muntu mwabanaga,
dusobanure ni gute nyine mwami yakugendereye, ni mu nzozi, ni mwiyerekwa, byagenze bite muri iryo joro uri muribwa mu nda urufuzi kubera kiyoda wanyweye, umwami akugenderera. Fasha umuntu nyine ukurikiye umurunga w'ukuri gusobanukirwa urwo rugendo, ko umuntu ashobora kwibaza ese ni gute umupagani agendererwa n'Imana, bigenda bite kugira ngo umuntu anywe itabi agendererwe n'Imana, ese umuntu anywe itabi Imana ibimuzi, hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwibaza. Urakoze cyane. Urumva umuntu utarakizwa aba afite byose, abakora byose, ariko uburyo nagendeye n'umwami yansanze mu bicuku bya nijoro narakizwa. Urumva nari niyahwite nta gakiza nari mfite. Iyo umuntu akijijwe ntabwo atekereza kwiyahura, kuko aba yumva ko afite ubundi buzima muri Kirisitu. Icyo gihe ngendera n'umwami yasanze nakijijwe, ariko we anshaka njye namushaka. Wowe utamushaka? Njye namushaka, kuko urumva nari natakaje icyizere muri njye cyo kubaho. Urumva nta buzima nari nifitiye, cyangwa nta cyizere nari nifitiye cyo kubaho. Ariko muri iryo joro nagendere n'umwami, mbona aneretse ameza maremare, mbona imbere yanjye yicaye ku yindi ntebe, mbona murikiwe n'umucyo mwinshi cyane. Numva muri uwo mucyo havugemo ijwi, arambwira ati yewe mwana w'umuntu, iva mu byo urimo n'ibyo wibwira, unkurikire, mwereke inzira nyakuri, kuko inzira ukurikiye urimo ni inzira ijyana abantu benshi mu gorinomu, mu kurimbuka. Inzira wari urimo ijyanaga abantu mu kurimbuka, inzira y'ibyaha. Ariko nanjye gushidikanya, bati se ni abadayimoni. Urumva umuntu udasenga atangiye gushidikanya kuri iryo jwi, abadayimoni batangiye kuko numvaga ko abadayimoni nabo bavuga. Najyaga mucyumva ko bavuga abadayimoni baravuga, ariko nimwumva n'ijwi ngo ijwi ry'Imana naryo ngo riravuga, cyangwa Imana ngo nayo iravuga. Nanjye gushidikanya, ndanye ndabaza mu mutima, sinigeze musubiza. Natangiye gutekereza ibintu byinshi mu mutima, ndabaza se nimba mvugishije. Yongera kuvuga nyishidikanya ubwa kabiri ati yewe mwana w'umuntu, iva mu byo urimo uze nkwereke inzira nyayo unkurikire. Ndangije nabwo ndaceceka, ariko ngira ubwoba, ariko urumva nari napfuye, ntabwo nari ndi muzima. Agaruka ubwa gatatu, yewe mwana w'umuntu, iva mu byo urimo n'ibyo wibwira, uze unkurikire nkwereke inzira nyayo. Nibwo nahise mubaza ati se urinde, weho nkurikira uri umuntu ki? Arambwira ngo ndi uwo ndiwe, ndi uwo nahozeho kandi nzahoraho. Ndangije ndabaza se nyibwira musobanukirwe. Nanjye mbona aho mera nkukurikira. Arambwira ngo ndi umwami Yesu Kristo ushaka kukumurikira no kukubera umukiza n'ubuze mu bugingo bwawe. Numva ndafashwa aho ngaho. Ese ushobora kuvuga ngo uramubwira ngo urinde, umuntu yakwibaza Janvier wari uryamye, wari wasinzire, warabumbuye akanwa bazi umuntu baziyojwe ngo urinde, ni ibibazo wibazaga mu mutima wawe indani. Dusangiza hari abantu badukurikiranye, wenda bamwe bazi uko Imana ivuga, ariko hari n'abantu batazi uko Imana ivuga. Hari abantu batazi uko Imana ihamagara. Twumvishe wenda amakuru yo muri Bibiliya, Imana ihamagara Tera, ihamagara Aburahamu, yumva ijwi, ariko wowe nyine wumvaga bimeze bite muri ubwo buryo, nk'umuntu utari wagakijijwe, umuntu utari wumvaga ko Imana ibaho, kumva n'abadayimoni baba bari guta, nta makuru ubifiteho? Murakoze cyane. Uburyo numvishe ko ari Imana impamagaye, nahise nizera yuko yivuze ko ari Kirisitu. Kandi hari ikindi kintu ukomozeho, kuko umuntu wapfuye avugana n'Imana. Umuntu ubuye iyo yapfuye aba yavuye mu mubiri, ariko roho ibirimo irakora, roho ibikora, ariko umubiri udakora. Kuko umubiri wa wasinziye, umubiri wa wasinziye, ariko roho ari nzima. Yesu yaguhamagaye wapfuye? Navuye mu mubiri.
vuga uti Yesu yamamagaye napfuye navuye mu mubiri. Yesu yamamagaye napfuye navuye mu mubiri, none we avugana na roho yanjye. Yego. Ibyo bintu birakomeye. Hanyuma uwo munsi iryo joro urakangutse uri muzima se? Wakangutse mu gitondo bimeze bite? Ubyukana izihe ngamba? Ingamba nabyukanye mbere yuko mbyukana izo ngamba, nyine muri izo nzozi ndi kumwe na Kristo, nyimana no kumwumvira muwaze no mu mutima wanjye, yanemereje ikuzimu, anyereka aho narengiye ya Higarinomo, ni mu muriro utazima. Ikuzimu harahari. Niba avuga ngo ikuzimu, mwumve ko ikuzimu bahari, kandi n'abadayimoni ikuzimu bariyo. Ikuzimu natembereye, urumva ko nari napfuye ndi umunyabyaha, nageze ikuzimu kuko ntabwo nari napfuye nakijijwe. Umuntu ashobora kwibaza ikuzimu. Hari ibintu dukora ku murunga w'ukuri. Dufite igitabo dusoma cyitwa Ishurirwa riva ku Mana ku bigendanye na Gehinomu, cyanditswe na Madame Maria Catherine Baxter. Abantu bamwe bajya bambaza arimanso biriya bintu ubusoma, biriya bintu ubuvuga, ntabwo ari imigani, ntabwo ari ibitekerezo. Ariko uyu munsi tugira ubuntu, noneho tugiye kumva ijwi ry'umuntu noneho we wagiye ikuzimu, yajyanywe na Kristo, cyangwa se wapfuye akajya ikuzimu, akumva ijwi ry'umwami Yesu rivugana nawe. Tubwire noneho ikuzimu, umuntu yakwibaza ukuzimu, abantu batazi ko kubaho, hari abantu batabyemera, bibaze hameze hate, abariyo ni bande, kuri hehe? Tubwire. Murakoze cyane. Ndi muri izo nzozi kugira ngo ngere ikuzimu, Kristo yarampagurukije, amaze kunyiza no kuntunganya, maze guhabwa agakiza gakomeye. Yarambwiye ati mwana wanjye, haguruka dutembere, mwereka ahantu wari ugiye mu irimbukiro, ariko nuko ku mutima kuko ndi kumwe nawe, kuko warangije ko mu mutima wawe no kunyizera nka so. Wumve ko ndi papa wawe kandi mufashe mukomeje, wumve ko ndi umunyembaraga. Arampumuriza mu gishika cy'ubwoba, anjyana ikuzimu, anyereka ibyumba bitatu. Ngiye nyese ibyumba bitatu. Icyumba cya mbere yanyeretse ni icyumba cy'abadayimoni, aho abadayimoni bicira abantu batakijijwe, bihakana n'Imana kitabaho. Abo ngabo iyo bapfuye bamanuka bajya muri wa muriro kwa Satani gukora abadayimoni. Yego. Muri make ni icyumba cy'abatakijijwe, batakijijwe. Icyumba cy'abantu bapfuye badakijijwe. Yego. Icyumba cya kabiri, iki cyumba se kiba kimeze gite? Kiba kiriho ubutaka, abari ibyatsi, abari mu muriro, abari ahantu baruhukiyeyo, bemeze bite? Murakoze cyane. Icyo cyumba cyari umuriro, cyari umuriro ugurumana cyane rwose, kandi abantu baba barimo mubona bashya batakongoka. Ubona bashya ariko batakongoka. Ni ukuvuga ni bya bindi by'umuriro utazima twumvise Bibiliya ngo hazabaho umuriro utazima. Komeza tubwire n'ikindi cyumba. Icyumba cya kabiri nabitwa ngo ni abakirisitu muri uru rugendo rw'Imana, ariko nanone batakijijwe. Tena nkaba ndi umukirisitu, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkabwiriza ariko ndi umusambanyi, nkabwiriza ariko ndi umujura, nkabwiriza ariko nsenya ingo z'abandi, ndi umubeshi. Abo ngabo nabo bari mu cyumba cya kabiri cy'abatakijijwe, ariko bitwa ngo barakijijwe. Birasobanuye ngo icyo ni icyumba gifungiranyemo abantu bapfuye, bahoze ari abakristo bakora umurimo w'Imana hano mu isi, ariko mu by'ukuri badakijijwe biyoberanya. Yego. Hari ikintu kimwe nsobanukiye nshaka kubwira abanyarwanda badukurikiye. Hari igitabo turi gusoma kuri Murunga w'ukuri n'ubundi, kiravuga ngo Healing Wounds of Sexual Addiction. Ni igitabo kivuga ibyo gukiza ibikomere biterwa n'ububata bw'ubusambanyi.
ni igitabo gishaka kuvuga mu magambo makeya ko hari imibare myinshi y'abantu bahari bari mu itorero abakuru umurimo ariko mu by'ukuri bafite ibintu by'ababazi. Abo bantu rero Janvier tubwiye ko mwiyereko yajyanywe na Kristo mu kuzimu yabonye ko bamwe muri abo bantu bashoboye gupfa bari mu cyumba cya kabiri bafungiranweyo kandi bagira bati barababazwa. Ese ushobora kwibaza bababazwa ku kigero kingana n'icy'abantu bapfuye batamenya Imana cyangwa bo baroroherezwa cyangwa se hari akarusho kiyongeraho kuba bo nabo barigeze kumenya Imana bakiri mu isi? Subiye inyuma ho gato kuri icyo cyumba cya mbere, urumva umuntu utakijijwe aba ari umukozi wa Satani, aba ari umukozi wa Satani. We icyo abereye ikuzimu ni ukukora abadayimoni, ni ukukora abadayimoni. Ariko icyantangaje mu cyumba cya kabiri ni abitwa ngo barakijijwe cyangwa bari bakijijwe, muri make bihakanaga Imana ariko bakihakana na Satani. Abo ngabo nabo muri icyo cyumba cya kabiri bari bakubitwa ibiboko, nabo bari mu mubabaro, barababazwa cyane kuko Satani yarabigomereye, yarabaciye. Ariko nanone ntabwo Yesu yabarekuye uko gusa, kuko Yesu naza kwima ingoma, yego nabo bazazuka abacira imanza. Ubwo icyo ni icyumba cya kabiri tuvuyemo, kandi watubwiye ko wabonye ibyumba bingahe? Bitatu. Mu cyumba cya gatatu noneho hari hamizaza. Urakoze cyane. Icyumba cya gatatu nabonye Yesu yanyujijemo ni icyumba cy'abanezerewe. Cyaranshimishije cyane kuko muri icyo cyumba cya gatatu yari mukoze n'icyumba cy'abanezerewe nacyo kiri mu cyumba cya hasi mu butaka nyine kozemo, ariko kitandukanye na cya kindi cy'abadayimoni. N'abapfuye ariko bapfiriye mu Mwami Yesu Kristo bamwizeye, barakijijwe, bapfuye bera imbuto. Abo bantu se bajya kuzimu, bajya mu ijuru? Oya, ntabwo bajya kuzimu, ahubwo ubwami bwabo burabategereje mu gihe Yesu azaza aje kwima ingoma. Abapfuye bapfiriye mu Mwami Yesu Kristo, yego ibituro byabo bizakinguka, maze abakomanga bakanguka, maze bimwe ingoma na Kristo kuko bapfuye bakijijwe. Umubiri wabo bo ni igitaka n'amaraso, ni igitaka, wowe wahinze bamaze kuba igitaka, ariko ubugingo bwabo nibwo buri mu biganza bya Kristo. Ariko turi muri iyi si, iyo wumva ngo umukristo apfanye kwizera, yari umukristo, yari umukiranutsi, yego uwo nguwo rero wapfuye yizeye umwami pe, utarakoze ibyaha, atarajyaga Imana, ni uri muri icyo cyumba cy'abanezerewe cya gatatu cy'abarindiriye umukiza. Ni ukuri. Kandi bitonde nanone batandukanye babandi, bo bari bambaye ibyera, bari bambaye imyambaro itandukanye niyo nabonaga babandi muri cya cyumba cyane. Abandi bari mu muriro bari gushya, abandi bakubitwa, ariko ubona ikindi cyumba cy'abategereje kuza k'umukiza. Abo bo ngo bari bambaye ibyera kandi bari banezerewe, bari banezeye cyane rwose. Hanyuma uracyari kutubwira ibyo Kristo yakoretse muri iryo joro yo gusangwa nawe. Uretse ibyo byumba bitatu, hari ibindi waba warabonye muri iryo joro? Muri iryo joro ikintu nabonyeyo ni ukuntu nabonye abadayimoni babayeho cyangwa abantu bapfa bakura dayimoni, ukuntu babayeho. Ibiryo byabo ni inyama none z'abapfuye. Nabonye ibintu biteye ubwoba. Shishikariza abantu batukurikiye kuri uno murunga ukuri nibakizwe, kuko kwa Satani hariyo ingororano zabo ni umubabaro n'urupfu, ni ibiboko, barakubitwa cyane, barababazwa, kandi inyama zabo, ibiryo byabo ni inyama z'abapfuye n'ubundi babayeho nabi. Ariko hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami Yesu. Haleluya. Babayeho neza cyane. Ari umuririmbyi yaravuze ngo dufite ibyiringiro, kandi ibyiringiro bifite iki? Bifite ubugingo. Ko tuzagenda gute tuzabona Umwami Imana? Ubwo abantu bapfuye bo ntago bagifite ibyiringiro byo kuzabona Imana.
ntabwo gifite ibintu byo kuzabaho. Birumvikana Kristo rero kujyana mwereka kugira ngo kwereka ko imirimo yawe ya kamere wari muri icyo gihe nawe wari ugamije kwiyahura, wari ukiri umusinzi, wari ukiri umwaro mogi, yarimo kwereka yuko nutisubiraho ngo uve mu ngeso zawe mbi nawe byanga bikunda uri kuzagana muri Gehinomu. Ariko tuvuye muri iryo yerekwa, waje kubyuka bimeze bite, uza gukanguka mu yihe atu ese wakangutse wamaze gukizwa byari bimeze bite? Murakoze cyane. Tuje nsubiye inyuma ho gatoya aho ngaho tukiri ikuzimu, nyiri ikuzimu. Yesu agiye kunsubiza ubuzima ku isi, yarambaje ati se mwana wanjye, amahitamo yawe ni ayahe? Urajya mu cyumba cya mbere, urajya mu cya kabiri, cyangwa urajya mu cyumba cya gatatu? None mbona mu cyumba cya gatatu ni amahitamo meza, ni ugukurikira umwami Yesu. Mutabona ati nkurikije nibyo mbonye, ndajya mu mahitamo ya gatatu, mu cyumba cya gatatu cy'abanezerewe, cy'abarindiriye Kristo kugaruka kwe. Yego, kuko bihuye nuko Yesu yazukiye ku munsi wa gatatu. Yego, amen cyane. Ngarutse rero arambwira ati rero mwana wanjye, ngasubira ku isi, uracyafite kuzuza ibitujuje. Genda ubaye ibyanjye, ubabwire ko Kristo nyiriho kandi nkora, kandi ubabwire ko ijuru ririho, ubabwire ko n'ikuzimu hahari. Arambaza ati se mwana wanjye, urabyemera kunkurikira ukagenda ukamamya mu bo uvuyemo? Ndagenda bati ndabyemeye. Nyuma yo kubyemera, ikintu yakoze ni ukunkarabya, aranyoza, mbona azanye amavuta meza, mbona asutse mu mutwe, aransiga, aranogereza. Ngiye kubona mbona nkoze ku maso, mba ndakeye. Ngiye kubona mbona nyambitse undi mwambaro, anyambika umwambaro w'umwenda w'umweru rwose. Akabera tuzatabaga. Amen. Amen. Amen cyane. Ngiye kubona mbona asa nk'usinitse muri makeya kunsunika. Yarakuvanye mu bapfuye? Yaramvanye mu bapfuye. Bango Kristo yagusunitse kuvana mu bapfu muri cya cyumba cy'abategereje, abavuga ngo garuka mu isi noze uze guhamya Imana, uze guhamya ko Imana iriho kandi Kristo azagaruka. Yego. Yarambwiye ati mwana wanjye, kuko wemeye ukankorera ukankurikira, uko nejejwe n'umutima wawe, nanjye unejezwe nanjye. Genda ubwire abanyabyaha nabo bakizwe. Yego. Ubwire n'ababarara mwasangiraga urumogi, mwasangiraga inzoga, nabo bahindukira inzira zanjye bankurikire. Yego. Mbyumva vuba, nyimara kubyumva mpita nkanguka, maze kukanguka mbona ngarutse ubuzima. Ngarutse ubuzima, numva nanjye kwibaza ahantu ndi. Urumva iyo uvuye muri aho hantu utajya kwibaza ahantu uri. Nagarutse ubuzima ku isi, mbona ibintu byahindutse, numva mbona ibintu byabaye bishyashya. Nanjye kubona uburiri naryamagaho byabaga ari akavuyo, kuko uburiri naryamagaho urumva byabaga ari ahuzuye amacupa, byarabaga ari akavuyo. Ibyo byose mbikuraho, ndabijugunya. N'urumogi nari nasigaye nago ndarujugunya, nubwo nari narahinze mu murima ndagenda ndarusarura, ndarutwika. Nari nararuhinze nk'umwuga cyangwa kuno babafata utuntu tw'utubuto tuvamo karutera munsi y'urugo, waruhingaga mu buhe buryo? Njye nari nararuhinze nk'umwuga, nk'uko wafata ibishyimbo ugahinga. Ariko mu Rwanda ntabwo guhinga urumogi byemewe. Wowe wahingaga gute urumogi? Ese abantu ntibashobora kuba bagutanga cyangwa ruvanga n'indi myaka mu bigo bundi bw'ibanga? Murakoze cyane. Urumogi ubundi, izina urumogi ni icyatsi gisa n'icyatsi nanone bita nyiramunuka, sinzi nimba ujya ucyumvaho cyangwa ukizi. Nyiramunuka
ufashe nyiramunuko ishishe n'urumogi ntabwo wabitandukanya birasa. Rero naruhingaga ahantu akunda kumera ibyo byatsi kujyo weho nk'umuntu usanzwe utamenya urumogi na nyiramunuko. Wahinze urumogi kugira ngo ujye ubona ukuntu rumwe bitaguhenze bitamenze. Hanyuma ariko Janvier hari ibintu wakomojeho abantu babisobanukirwa neza. Tunyuremo muri makeya urugendo rwawe rwo guhaguruka ukava muri aho hasi wo kubaga akabono. Wavuze ko kandi utavugaga waje kuvuga ute mu ncamake duhurugendo ni gute ubona umuntu w'akarema haguruka byabaye ibitangaza ry'Imana byabaye ibintu nyine biba wenda bikaba mu bukererwe. Uyu munsi bwo bimeze bite? Ubundi bwo uragenda abantu bari kubona wicaye ariko se uragenda birakunda tubirombe metero. Ubu ngo tuvugana kugenda ndagenda ariko kugenda ntabwo ngenda neza nk'uko abantu bagenda neza. Ndacyafitemo ikibazo cy'uburema ariko njya guhaguruka byarangoye ntabwo nahise ngenda byihuse kuko urumva kugenda kwanjye mu myaka ya mbere nagendeshaga ikibuno. Rero ko nagendeshaga ikibuno nigaga no kugenda mwambakambye ariko nyuma yaho nkagenda mpfukamye. Kuri rero kugenda mpfukamye byagiye bima izindi mbaraga zo byanira kugenda mpagaze ngenda ku kintu. Nagezeho nanjye kwiyambaza kugenda mu biti nkafata ibiti bibiri nkabijya nk'imbago ariko atari imbago za nyazo. Nizo zamfashije kwiga gukomera. Ubwo hariho ku myaka ingahe? Hari ku myaka hagati ya 17 na 18. Ku myaka 17 18 wari ukishigatira ibiti nk'imbaho kugira ngo ube wahaguruka? Yego. Hanyuma no mu buryo bweruye kugira ngo haguruke weme nk'uko uyu munsi tukubona ugenda byo byaje bite? Byabaye nk'igitangaza. Nagiye kubona mbona za nkoni nzishize hasi nanjya kwiga gutera intambwe ndagenda nkanagera kure nk'ahantu nk'iminota nka 20 cyangwa 30 ariko nanone kugaruka bikangura kuko nabaga narushye bikangombwa yuko abantu bamwe batsindagiza. Ngenda menyera muri ubwo buryo kugeza amagingo ubu ngubu nagera n'amasaha n'atanu. Urugendo rwari rugoye byari bigoye ariko Imana yarahabaye. Aho ubona ahita nibaza muri urwo rugendo rwawe hari abantu bagusindagije, hari abantu bagufashije. Uyu munsi ariko murunga ukuri hari abantu bumva washimira ukavuga uti mwabaye inshuti nziza mwambaye hafi ndumva nkwiye ko nabashimira. Ntabwo babura baba bahari cyane cyane nk'abaturanyi bamwe na bamwe bambaye hafi Igasogi n'abo tuvindemo bambaye hafi. Bose ndabashimira mu buryo bwose. Nta mazina y'abantu batubwira bakeya kugira ngo naho ahari yumve ko kakana kakuruzaga akabono kakana katabasha kugenda uyu munsi ni umuvugabutumwa aravugira Imana neza ariko ntabwo yirengagije ineza twamugiriye. Kuvuga uti uyu muntu mu by'ukuri numva imbere y'Abanyarwanda navuga ni nubwo wenda tutavaga indimwe warakuze kumfasha nyuma ya mushiki wawe. Mu bantu ba mbere ndashimira mushiki wanjye ari we Nkurikira Mukana wangira Florence kuko niwe wambaye hafi cyane. Suko bivuze yuko n'imiryango nayo imwe itambaye hafi ariko cyane ndashimira mushiki wanjye. Abandi mu baturanyi ni abana twabyirukanye w'inshuti yanjye bita Ngabo irindi narakibagiwe muzi ku izina rya Ngabo n'abamurebe. Abo ni abana twabyirukanye bagiye bamba hafi. N'undi mwana bita Leo Kadiya ndabashimira cyane bambaye hafi mu rugendo rwanjye rwo kugenda. Mu rugendo rwo kugenda abantu bakubaye hafi urabashimira. Reka noneho dukomeze gatoya ku kuvuga. Bavuze yuko washoboraga kumva ariko kuvuga byari ikibazo. Noneho byo byaje bite? Wamenye kuvuga amagambo kuyakurikiranya kugira aho ukora interuro
kugera aho uyu munsi turimo turumva Janvier, mbere yuko wongera kutubwira ku Kristo bwawe, banza tubwira urugendo rwo kuvuga uyu munsi bwo byaturutse he, byagiye bikora kuva hehe, bizamuka biti? Kuvuga kwa njyano byaturutse, navugaga ikinyarwanda nkabo bakanseka, none abantu bakagira ngo ndi uwa hanze cyangwa ndi umurundi, kuko ikinyarwanda cyanjye cyari kigoretse hazamagamo ikirundi cyane. Ariko uko banseka nkagenda marana none kumva ikintu bashatse kuvuga nanjye nkakigana nubwo natakivugaga neza, ariko nabaga nagerageje. Ubu no ku myaka ingahe? Cyane cyane ngeze mu myaka 20. Vuga ngo wageze imyaka 20 utaramenya kuvuga neza? Ntabwo navugaga neza birambuye, gusa navugaga amagambo ukumva ikintu ushatse kuvuga, ukumva icyo nshatse kuvuga. Waradidimangaga? Yes, naradidimangaga, gusa n'ubu ushobora kuvuga hakazamo akantu, ariko aho Imana igejeje mbaye nishimiye. Imana ikugejeje ubaye yishimiye. Hanyuma reka tugaruke, umaze gukizwa, Kristo amaze kukujyana mu iyereko ikuzimu, umaze kwereka ukuntu ari habi, umaze gufata icyemezo, urabyutse, urumogi urarutwitse. Sasa umuhamagaro wawe watangiriye hehe kuba umukristo? Byahereye hehe? Abandi bana bahera muri Sunday school, wowe wahereye hehe? Urwo rugendo Gasogi ni hehe? Byari bimeze bite urwo rugendo? Urwo rugendo rwo gukizwa rero hano rwatangiye kuri uwo munsi mva muri ayo mayerekwa. Byari byabaye ari kuwa 4 bishyika ari kuwa 5. Kuwa 5 aho iwacu i Gasogi haba icyumba cyo kuwa 5 cyo kwirirwamo. Kwa DPR? Yego. Narabyutse numva mbuza amahoro nko mu masaa 3. Numva mbuza amahoro. Mbuza amahoro, nari mfite akabibiri gatoya ku ishuri batanga k'isezerano rishya. Ndagafata nsoma ijambo, ariko nabwo biranga, numva ijwi riramata kujya ku rusengero. Nibwo nambaye nshizemo inkweto. Kuri izo nkweto rero naho ni amateka. Inkweto tubwire byagenze bite ubundi ku mugani? Wenda sinzi niba wadufasha ukatwereka abantu bakamenya ubundi inkweto, akaguru kawe byaje gukomera, amaguru yawe yombi akora neza, inkweto wazambara gute? Sinzi wenda niba wadufasha. Inkweto rero uburyo nazambaraga kuri uwo munsi nyizwaho, ari umunsi wa 2 nambaye inkweto. Ku munsi wa mbere ndabyibuka kuko nazambaye tugiye mu kiro cya mama. Ni ukuvuga wambaye inkweto bwa mbere ufite imyaka ingahe? Nambaye inkweto mfite imyaka 17. Nibwo bwa mbere wambaye inkweto? Nibwo bwa mbere nambaye inkweto. Nongera kwambara inkweto rero nyizwa ngeze ku myaka 20. Aribwo nari nyijijweho. Hanyuma ikibazo cyatuma gutambara inkweto ni iki? Nuko bwari ubushobozi, nuko umubiri wawe utemera kuzambara? Ntabwo cyari ikibazo cy'ubushobozi twari dufite pe. Ntabwo inkweto zari kubura, ahubwo ni ikibazo cy'umubiri n'akaguru. Ntabwo nabashaga kuzambara kugira ngo ntere intambwe, kuko nateraga intambwe kakaguru kuko kabaga kikunje, bikangwa nkagenda nsitara. Ni muri ubwo buryo indi myaka 20 nayo maze ngendesha ibirenge. Imyaka 20? Bora nagiye kwiga, narangije primaire ngendesha ibirenge. Secondaire naho urumva ntabwo byari bikifatika. Ubwo tubashije gusobanukirwa byibuza uko urugendo rwawe rwari rumeze. Ntabwo byari byoroshye, ariko uko biri kose Imana yarahabaye. Uyu munsi ni Janvier tureba kuri kamera za Murunga w'ukuri, Janvier ihaguruka akagenda, Janvier uvuga ubutumwa. Reka tujye ku muhamagaro wawe rero nyirizina, uko waje guhamagara, twasobanukirwa ukuntu Kristo yaguhamagaye, noneho bitangira gute, utangira mu z'inshingano, guidance uyivana hehe, uyu munsi noneho ugenda tugeze uyu munsi urugendo rwawe rw'ubuzima na Kristo rumeze rute?
urugendo rwanjye rw'ubuzima bwo gukiranuka cyangwa bw'agakiza rumeze neza kuko rumva nyihamagwaga nyikizwa kuri uwo munsi wa mbere byacye ariko wa gatanu mpita njya ku rusengero mpita mpaga umwami n'umukiza nagiye nk'umuntu ugiye gukizwa bushasha nyine nk'umuntu uvuye mu byaha baransengera ndakizwa mpaga agakiza maze gukizwa ndabatizwa maze kubatizwa nkomeza urugendo rw'agakiza urumogi ndure kuko inzoga nzire kuko na bya bindi by'abasore nyine mbere kuko niba hari abakobwa bangendagaho nanjya kubatera umugongo nimika umwami wanjye mu mutima. Hanyuma icyo gihe wakira Kristo nk'umwami n'umukiza umugihe umugenga w'ubuzima bwawe urugendo rwawe ruratangiye. Uyu munsi noneho Janvier mu ivugabutumwa ni muntu ki watangiye utubwira ngo uri umuririmbyi ese uraririmba gusa birangirira aho ngaho ese mu rugendo rwawe rw'ivugabutumwa byabaye byose ari ibyera de nta mbogamizi bigeze uhura nazo gutangira byari bimeze bite uyu munsi aho ugeze niba hari n'ibisitaza nabyo watubwira niba hari mbese dusobanurire urugendo rwawe kuva ukishijwe uwo munsi wakirijweho kugira uyu munsi turi kubona Janvier twicaranye hano uri kubwira abantu by'Imana yakoze. Urakoze uko arakana ukomeje kwibisitaza muri urugendo ku bantu bakijijwe ntago byabura ariko uhagaze agakomera ashikamye muri Kristo aramugwanirira Uwiteka aramugwanirira. Kukizwa kwanjye Imana yarampagurukije imimano zose ntabwo yamaye impano y'uburirimbyi ahubwo yamaye n'impano yo kuyivugira neza. Ndi umuvugabutumwa mvugira Imana ubutumwa bwiza rwose aho bampamagaye ndagenda nkavuga nkabwiriza naho umwuka nyohereje ndagenda. Birumvikana ko abantu bamwe benda mu mpera z'ikiganiro bari buze kwifuza kumenya se Janvier nifuza ko kumutumira akadusangiza ubuhamya bw'urugendo rwe live cyangwa se akaba yaza kutubwira Imana. Birumvikana nibuze gutanga nimero ibyo ndabizi neza nashidikanya. Hanyuma mu rugendo rwawe risitaza ntiryabura ariko urakomeza urakomera uravugira Imana amanywa n'ijoro. Reka noneho dukomoze gatoya ku kintu ushobora kuganiriza imiryango mu Rwanda tugira ikibazo bamwe bakabyara abana bafite ibibazo nk'ibyo wari ufite by'ingingo wenda nk'ubumuga nk'ubwawe cyangwa se n'ubundi bumuga butandukanye ariko ugasanga ntibafatwa neza mu by'ukuri. Ndashaka ugire ikintu wabwira inama wahereza iyo miryango yisanze yarabyaye abana batujuje ingingo zose cyangwa se badafite imikurire neza nk'iy'abandi bana bakaba wenda batabafata neza. Inama nahaba ababyeyi rero bafite aba bana bafite ikibazo cy'ubumuga bafite iki kibazo cy'ubumuga cyangwa cy'abaremaye nabo bati babafate neza kuko ntawe wamenye icyo uyu mwana ejo azaba kuko uyu mwana ni umuziranenge ni umwana nk'abandi kuko njya nibaza abantu babashije kumbona mu bwana bwanjye wenda bamwe bakaba baragiye baravuye muri uno mubiri iyo bambona muri iyi minsi ya none baba banezerewe kumva umuntu umaze imyaka 10 n'ingaha akambakamba agendesha ikibuno akajyaho urwego anyunyuka kano kaguru yego amaboko yayo yarihinyuka nguko Imana ikamugorora akaba ahagaze yemye agenda avugira Imana imirimo Imana yamukoresha babishimisha binejeje n'ukuri. Renda mumuriza n'aba babyeyi nibahumura aba bana ni ishusho y'Imana. Mumuriza n'aba bana bafite bino bibazo ari abagenda mu kagare ari abagenda bakambakamba
ari n'abagenda mu mbago nibakomera icyizere kiracyaye cyo kubaho bumve ko bafite ubuzima. uganirize ngo uyu mwana arimo arakureba ari imbere ya televiziyo arimo arareba Umurunga w'Ukuri ndashaka umubwire ijambo ry'ubuzima yongere yumva asubijwemo ibyiringiro byo kuba yaba nawe ejo cyangwa ejo bundi umugambi Imana yagambiye yamuremaga ushobora kuba wasohora. umva rero ikintu nakubwira wa mwana we komera kandi shikama ukomeze urugendo ntumve ko ubuzima burangiriye ahangaha ahubwo wumve icyizere cy'ubuzima ko bukomeje kubaho kwawe kuracyahari. icyizere Imana yakugiriye yatumye ikubeshaho ntupfe ni ukugira ngo ejo izirekanire imirimo muri wowe. soza nkubwira nguhumuriza ati nanjye ndiho kandi ndakomeje kandi urabona ko nkomeye nawe ushikama ukomere urwane intambara mu rugamba ejo uzanesha. ushobora kuba uri kukambakamba ubu ngubu umaze imyaka 20 utagenda, ushobora kuba wicaye muri ako kagare kandi ndimo ndakureba ariko ejo uzagahaguruka. ushobora kuba ugenda muri izo mbago ariko humura ejo Imana izazivuna ugende wenyine. narahamagaye pe kandi ndagushimye ko utigiriye nabi utiyahuye nk'uko abandi biyahura. nimara ufite n'agahinda ndaguhumurije Uwiteka abane nawe. hanyuma urakoze cyane guhumuriza uyu mwana. reka noneho tuvuge kuri uno musore we ubwadoresa mu mugezemo arimo aranywa amatabi ari kunywa amayoga aracyari iyo ngiyo ntabwo arakizwa ida ni umusore cyangwa amaze no kwegera hejuru gatoya. uyu we noneho ni gute umuntu ashobora kuva mu buzima bw'itabi mu buzima bw'ibyaha akaba icyaremwe gishya akaba uwakijijwe? uyu muntu ukiriye we tumubwire iki? uyu muntu rero ikintu namubwira umva wa musore ibyo urimo ni bibi ntabwo biguha gutekereza neza iterambere ryawe h'ejo hazaza kuko byonona mu mutwe. ahubwo reba imirimo Imana yakoze kuri wowe ntupfe ntusitare igihe wari wasinze ubwo kwita umutwe ku ibuye upfe nurangiza ugirire icyizere Imana ukizwe nawe. iha umutima wawe Imana yicaye muri wowe. ariko nawe wa mukobwa we hari abakobwa benshi bangenzeho nyiri umunyabyaha ariko maze gukizwa numva ngize amahoro. hari abakobwa benshi bakijijwe kubera njyewe hari n'abasore bakijijwe kubera njye ariko nawe nanone wa mubyeyi sinagusiga. hari ababyeyi benshi bakijijwe kubera njye kandi twasangiraga inzoga mu kabari twararanaga inkera. nawe wa musaza we wa mugabo we unyemere wakizwa kuko Yesu acyatufitiye icyizere. amahoro tuyahabwa muri Kristo ntabwo amahoro tuyabonera mu kwinezeza mu byiza ahubwo amahoro tuyabonera ku bw'ubwami bw'ijuru tutegereje. ubundi haranira gakondo yo mu ijuru. iwacu hano mu isi turabashitsi n'abimukira ntacyo ntituhafite. ariko ijambo ryarambwiye muri Yohana 14 ku murongo wa mbere ngo nimuhangayike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. mu rugo kwa data hari amazu menshi iyaba adahari mba mbibabwiye ariko kuko ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iyo ndi namwe muzabeyo. amen. urakoze cyane. hanyuma tugana ku musozo mbere gatoya ndashaka kugira ikintu ubwira noneho abakristo bari mu rusengero bakijijwe ariko badakijijwe neza. aba bantu basenga baririmba babwiriza ubutumwa bakora umurimo mu nzego z'umurimo zitandukanye ariko tubwiye ko mwigere ko hari icyumba wabonye cya kabiri kirimo abantu mu by'ukuri batari bakijijwe neza barimo babarizwa ikuzimu. uyu muntu we uri mu murimo uri mu rugendo ariko ajandajanda mwe bagenda bayembayemba uyu we uyu munsi Janvier amubwira iki? murakoze cyane. ikintu nabwira uyu muntu uri mu murimo w'Imana ariko abeshya mu ishusho y'amaso y'abantu bamubona akagaragaza nk'umuntu ukijijwe ariko ari indyarya muri we arihemukira
ntabwo ari guhemukira Imana nta nubwo ari guhemukira abantu muri we arimo arikorera nk'uteganya guhembwa kandi nanone uyu muntu nareke kwihemukira no kuryaga Imana nareke kwiyonona no kwiyica nabizemo neza yumve ko uyu murimo wa data ari uwe nimba uri umuririmbyi usambana ririmba utasambana wisubireho nimba uri umuvugabutumwa ariko uteka umutwe igarure kuko mu ijoro hari ingororano zatutegereje dukiranuke dukizwe neza kuko ubwami bwo mu ijoro ari ubwacu amen. Murakoze cyane Janvier. Tugana ku musozo, niba hari ikintu kindi wumva gisigaye twabwira abadukurikiye mu buzima bwawe gishobora kugira umumaro wakibabwira, hanyuma abantu bashobora no kwifuza kuba babona nimero zawe bakira kuba baguhamagara nazo utakugoye wazitanga. Murakoze cyane. Ikintu kiri ku mutima wanjye nakwifuza abatuye u Rwanda, abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye hanze y'igihugu n'i Burayi, niko nababwira ati muharanire gukiranuka, muharanire agakiza, kandi mwiyumvemo ko ingororano z'abakijijwe ari ubugingo. Kuva mu byaha niko kujijuka, kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Abakwifuza namba zanjye hagize ikintu banyeneraho ni 07 8 0 3 35 24 07 8 0 3 35 24. Amazina ni Hagenimana Janvier. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane Janvier ko uyu munsi uganirije abadukurikiye, kandi ndagushimira ukurikiye YouTube cyane yitwa Murunga w'ukuri twe tuvuga Imana. Icyo tugamije no kugira ngo abakristo bongere bagira ibyiringiro yuko mu rugendo umwami Imana azabatabara kandi azabarengera. Nawe utarakizwa uyu munsi ufata icyemezo ukizwe. Ushobora kana subscribe no kuyikurikirana ukajya udukurikirana buri munsi ku biganiro byacu, ubuhamya, gusoma ibitabo, inyigisho zose z'ukuri, mu by'ukuri ukajya ubana natwe, yaba ari inkunga ikomeye. Amahoro y'Umwami Yesu Kristo rero akomeza abane namwe.